gusenga kugira ngo umuntu asubizwe Imana imugirira neza rega none se abatubanjirije ntibasengeraga abantu bagakira bakakumye bagakena ubukene bwawe buzwi n'Imana ntabwo ari ngombwa ngo ugende wiri kuvuga cyangwa ujye kuvuma abantu mu butayi harabona ajyaga mbona bazirika ibyatsi ngo bagiye kuvuma abantu bakikorera amabuye kuko duhiritse ibuye niko duhiritse runaka hari n'uwo nigeze mbona waruguye mu mugezi byagenze ute yego ibinagwa mu mugezi yaraguye mu mugezi bagiye guhirika abantu nk'abantu b'Imana mwaretse tugakizwa umwuka w'Imana ubuyoboye bene uwo muntu wikorera ibuye ngagiye guhirika umuntu ngo kumpiritse ibuye ngo kumwiyimanga ngo niko miritse runaka ngo niko mutongokeje kubera yuko yakwimye amafaranga kubera yuko Imana yamugiriye neza iramushubije aho utakwishimiye ko Imana yamushubije ko nawe arejo ugiye kuvumana Imana igitabara umuntu bikemera Imana igihindura amateka umuntu ibi bikemera yagiye yahindura ndibuka neza ngewe nararaga mu buvumo nararaga seje murahazi muri Depense nararaga muri Toilette yaho nararaga mu bizu bidakinze ariko uyu munsi wa none ndara mu nzu uyu munsi wa none Imana yampaye abana nari nzi ko nta bana nzagira ariko uyu munsi wa none Imana yangiriye neza yanyaguriye umuryango muhumure bakunze Iby'Abahanuzi TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu ni kwako ndimo tumenyereye ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko n'ubundi twicaranye n'umukozi w'Imana ntabwo ari mushya Iby'Abahanuzi TV ariko ntabwo yaraherutse none turamugaruye rero mwaramutse neza kandi murakoze mwaramutse amakuru ni meza ntabwo waroheretse Iby'Abahanuzi TV ntabwo nari mperutse wari waragiye muganira ayinde gusenga tu wari uri mu mwiherero no kwicara mu rugo kubera coronavirus uvanye y'igise mu masengesho turi gusenga tu kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza murabona se hari ibyiringiro ko izabikora turebe ko Imana yacubye coronavirus tumereye nabi ariko urabona ko iri kugenda yicubya rero ubuguma mu rugo yararangiye cyo ko zirusiziho ngo ni hatari no gusenga Imana niyo ibishoboye izabikora yes ariko ubundi nkamwe muba musenga wenda nk'ibyorezo nk'ibi ngibi biba bije kera umumaro w'umuhanuzi uko yamenyaga ibintu mbere akabibwira abantu bakagira icyo bakora nkamwe biba byarabatunguye cyangwa wenda mu isi y'umwuka ari uko mwarimo bamubizi wenda ubundi Imana yajyaga ibitubwira kenshi kera ariko ntitubyiteho ntimumenye ibyari byo ntitumenye ibyari byo kanatubwira ngo insengero zizafungwa abantu bahagarare gusenga tukibaza ko hari ikindi kumbe byari ubu burwayi bugiye gutera byari ubu burwayi ariko pastor wenda ariko twakomeje ikiganiro ariko utibwiye abadukurikiye atangira wibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira nitwa Niba Jeanet ndo umubyeyi ifite abana babiri n'umugabo umwe ego okay nikaze n'ubundi ro Iby'Abahanuzi nyine n'ubundi kuko twari tubivuga narindi mu mvuga ngo ariko uri na pastor rero kandi ntabwo wari ubivuze byo kandi ndi pastor ayo mavuta rero nayo amara yasutsweho ariko ni Imana yari inyise Imana ko pastor none se urabona rindi ntabwo wakwimitse nta mihango ko kwimika yabaye baranyimitse ariko mbere yuko banyimika Imana yari yaranyimitse mbere ese buri bundi gifite agaciro buriya nari amavuta abashumba bandi basuka ku muntu cyangwa no kuba umuntu azumuhamagaro w'Imana hari ukuntu bavuga ngo iyo ukorera nk'Imana itaraguhamagaye ngo kugira ngo ukorere Imana no kubanza guhura nayo ukaburi sire neza kare yakwihamagariye wowe byakubayeho nawe Imana uzi neza ko ibintu urimo ari umuhamagaro w'Imana yego ubibwirwa ubimenya gute nuko Imana yabimbwiye iranagutuma iranantuma ngo nyikorere mu ijambo ry'Imana mu buhanuzi ari ryo jambo ry'Imana okay ni byiza cyane noneho rero nari ngiye kukubaza ngo nk'umupasteri usanzwe ufite abakristo ushumbye
muri iki gihe nk'insengero zifunze abakristo buni mu babwira ko bagomba kwitwara gute, bagomba gusengera hehe? Ntekereza ko insengero zifunze ari amazu tubona, ariko bundi ibijyanye n'imisengere cyangwa urusengero rwiza n'umutima w'umuntu, abantu bitwara gute mu bihe nk'ibi ngibi? Bagomba gusengera mu rugo, kuko nanone ntiwareka gusenga, ufata Bibiliya ugasoma, warangiza ugasenga, kandi aho uri mu rugo Imana irakumva. Okay. Noneho rero hari b'abakristo bari baramenyereye, niba umuntu yabita abana, bari baramenyereye kumva ko gusenga ari ukujya mu rusengero bagahura n'abandi, korali zikaririmba, korali abapasiteri bakabwiriza nyine bagacyura utwo, bakagenda bakigira mu byabo, bakazongera kugaruka ku cyumweru nyine mu rusengero, ariho hantu bacungiye. Abo nabo bakwiye ubutumwa bw'umwihariko noneho yuko bakamenya ko insengero zifunze kandi batagomba guhagarika imyizerere yabo. Ubundi guterana kwera ni umugisha kandi ni byiza, ariko mu gihe insengero zifunze tugomba gusengera mu rugo, tukumvira ijambo ry'Imana mu rugo. Ijambo ry'Imana riravugwa mu YouTube, riravugwa ku maradiyo, abaririmbyi bararirimba ku mateleviziyo, gashyiramo indirimbo ukaririmba kandi ukumva uguwe neza, ukanyurwa, ukishima, ukanezerwa ko Imana irutse ikabana nawe. Guterana rero ni byiza ariko mu gihe cyabyo, ariko iyo bitariho nanone ntabwo wabikora, kandi bitariho ugomba guteranira iwawe mu rugo n'Imana kandi iruruka ikabana nawe, kandi ikagushyigikira, ikaguha umugisha, ibintu byose bikagenda neza. Yego. Okay, ni byiza cyane. Pastor, maze iminsi ndimo nkora inkuru zo kuhangana n'ikintu cyitwa abahanuzi b'ibinyoma bateye. Nawe kandi ufite iyo mpano y'ubuhanuzi, nawe ujya wishyuza abantu mbere yuko ubahanurira? Oya, ntabwo Imana ibyemera ibyo ngibyo. Abantu se bitwaza ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawe uzajya kwabamenya, ngo n'imbokoboko gusa, ngo ibiki n'ibiki, ugasanga bafite imirongo bigwirije yo kugira ngo babone uburyo babwira abantu nyine ko bari gukora umurimo w'Imana, nyamara kandi bakabiberamo nyine nk'ubweskoro cyangwa n'ubundi buryo. Byo bivuga iki? Ubundi kera ku bwa Samweli wari umuhanuzi, yabaye umuhanuzi akiri mutoya, kuko mama we yamubyaye ari ingumba. Ajya gusenga Imana, agiye gusenga Imana ararira cyane, kuko yarababajwe n'umugore bitaga Penina, yari umugore wa kabiri. Yari yarabyaye abana, amaze kubyara agubwa neza, arishima, akajya yishima hejuru. Ana aragenda ajya gusengana umubabaro mu rusengero, abwira Imana ati, Imana numpa umwana w'umuhungu nzamuguturamo umukozi wawe. Noneho igihe kigeze arasama inda, arabyara umuhungu, amwita Samweli. Aragenda amutura Imana mu rusengero. Amaze kumutura Imana, ngo Samweli akajya asenga Imana ikururuka ikabana nawe, Imana ikamwiyereka ikamubwira ibyo agomba kumubwira. Igihe kimwe Imana ngo imwereka ibya Eli n'abahungu be. Imana iramuhamagara ati, Samweli. Yitaba, arirukanka, yarasinziriye, yumva ijwi rimuhamagara ngo Samweli. Ngo arahaguruka aragenda ajya kwa Eli, ngo aramubwira ngo niwe umpamagaye. Undi ati, ntabwo ari njyewe uguhamagaye. Ngo arongera asubira kuryama, ngo yumva ijwi kandi rimuhamagara ngo Samweli, Samweli. Undi ngo arahaguruka yiruka agira ngo ni Eli umuhamagaye. Eli aramubwira ngo singuhamagaye. Aramubwira ngo genda, niwongera kuryumva utega amatwi wumva icyo Imana ikubwira. Ngo nuko aragenda, akihagera ngo atega amatwi, ngo yumva ijwi kandi rimuhamagaye bwa gatatu, ngo atega amatwi. Ngo Imana iramubwira ngo genda ubwire Eli yuko abana bawe bari abatambyi, batambira ibitambo by'Imana, none dore ntabwo bagitamba nk'uko bikwiriye, ahubwo igitambo barya inyama zacyo, aho kugira ngo babikorere Imana akaba ari bo babyirira, bakabisambanira hejuru, bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ugenda umubwirire ko nzamuhana.
muri icyo gihe rero urumva yuko bari abahanuzi b'Imana yagendanaga n'Imana, yabaga imbere y'Imana, ntabwo yigeraga ava imbere y'igicaniro cy'Imana, kandi Imana yari yaramutegetse ko agomba kujya yitambira ibitambo uko bwije nuko bukeye. Mwibuke yuko Imana yari yaramubwiye ngo azaba umucamanza w'Abisiraheli, ngo nuko arangije iby'Imana mutegetse arabikora. Ngo igihe kimwe ngo witwa Sawuli, ngo Sawuli yari umwami, Imana yari imaze kumwimika abaye umwami, ngo arangije Imana iramubwiye ngo Samweli aramubwira ngo nazamuke ngo ajye ku musozi ajye gusenga, ntigera atamba igitambo Samweli atarahagera. Ngo arangije Sawuli aragenda arazamuka umusozi, amara umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu atarabona Samweli, ngo yikorera ibye. Amaze gukora ibyiwe, ngo Samweli urumva yatambye, kandi Samweli nawe ageze ku irembo asanga amaze kubikora. Imana iramubwiye ngo nguciye ku ngoma kuko ibyo nagutegetse gukora atari byo wakoze. Nuko ngo Imana iramubwira ngo genda kwa Yesaya, hariyo umuhungu uzambera umwami, ugenda umwimikisha amavuta, nzakubwira uwari we ukihagera. Aramubwira ati ningerayo bashobora kungirira nabi bamaze kubimenya, cyangwa Sawuli amaze kubimenya akangirira nabi akanyica. Imana iramubwira ngo fata inka uyijyane kwa Yesaya, nuhagera ndakubwira icyo ukora, kandi niba kubaza ubabwire ko ngiye gutamba ibitambo. Ngo nuko akihagera ngo baramubaza ngo uje gukora iki, barabwira ngo nje gutamba ibitambo. Ngo hamagara Yesaya, aramubwira ngo zana n'abana bawe, ngo kandi mbere yuko mugera aho igitambo kiri butambirwe mubanze mwiyenze, mwitandukanye n'icyaha n'igisa nacyo, nimurangiza muze dutambe ibitambo. Ngo nuko bakihagera bamaze kwiyeza, bamaze no gutamba igitambo, ngo Imana igenderera Samweli, ngo noneho bazana umwana wa mbere. Imana yamubwira ite namugaye, yari umuhungu mwiza muremure w'igikundiro. Imana iramubwira ngo namugaye, kuko Imana ntabwo ireba ubwiza, ntireba igihagararo. Ngo nuko arangije abazana wa kabiri bigenda uko, bazana wa gatatu bigenda uko. Aramubaza ati nta wundi mwana waba uri hano kugira ngo noneho ngewe mwimikisha amavuta ko ariko Imana yambwiye? Aramubwira ngo hari akana kaba mu ishyambiyo karagira intama, ati ni mukazane, sindi buve hano mutakazanye. Haleluya. Ngo nuko barakaza baramuzana, bamuhagejeje. Ngo Imana amuga ngo dore uyu nguyu afite umutima umeze nk'uko nshaka. Dusubiye inyuma tugiye kura dusanga Samweli yubahaga Imana kandi yagendanaga n'Imana, yumviraga icyo Imana imutegetse. Kuva kera Imana yaravugaga, kuva kera Imana, kandi hari n'igihe yavuganaga n'abantu mu nzozi baryamye bashyizweyo, Imana ikabavugisha, Imana ikagendana nabo, Imana igakorana nabo, Imana mbese ikabatuma ahantu hose. Muri kiriya gihe rero iyo umuntu yajyaga kwabamenya yitwazaga ituro, ashobora kuba yaragendanaga ibyo kurya, ibijumba, ibishyimbo, imyumbati, imitsima, masaka, ibintu nk'ibyo, kuko yabaga agiye kwabamenya. Ariko ibyo ni iby'igihe cya kera, ntabwo ari icyubu, ni mu isezerano rya kera, ni mu isezerano rya kera, kuko isezerano rishya rigeze ntabwo ibyo bikibaho. Inuma n'intungura byararangiye, umwenda wari ukingirije ahera waratabutsemo kabiri, buri wese yigerereyo. Hanyuma rero yuje iwanjye ngo ngusengere, ntabwo nge nagusaba ibitambo, kuko ntabwo ngewe mbyemera, nta nubwo nemera ko nimbuje ngo ngusengere. Rega nawe ugomba kwisengera, ntabwo ari ngombwa ngo gusengere. Iyo bibaye ngombwa ufite ikibazo ndagisengera, ariko bitari ngombwa si ngombwa. Kandi niyuje nge ntabwo naguca ituro cyangwa iki, kuko nzi neza ko Imana yihagije. None pastor utararengaho uvuga iki ku bantu bumva yuko bakwiye gutungwa n'amasengesho, birirwa basabiriza amasengesho? Reka bari ko mbivuga, nyaboneka nsengera, ugasanga we yibera mu bye, nta mwanya wo kwegerana n'Imana no kwiyunga nayo agira, ahubwo yirwa hamagara abahanuzi hirya no hino ati munsengere. Buriya byo si ikibazo ku muntu w'umukristo. Buriya ntabwo umuntu yarakwiye gushimikira Imana no ku giti cye, wenda ikibazo wenda abona adashoboye akaba ari cyo yakwitabaza undi muntu, ariko atumvishe yuko ibintu byose ashatse gusengera buri gihe
azajya abwira abantu ngo bamusengere rega nabo bafite ibyabo wenda nabyo biba byabananiye batihagije bisengeye nabo bumva bakeneye n'ubundi bufasha. Ubundi gusenga no kuganira n'Imana kandi iyo usenze havamo inyungu nyinshi. Hari igihe nk'umuntu ashobora kuba afite ikibazo kandi kimugoye kandi babiri barutuma kandi Bibiliya yavuga ngo babiri cyangwa batatu nibateranira hamwe basenga Uwiteka azamanuka yumve gutaka kwabo noneho abasubize. Hari igihe uwo muntu abananiwe mu mutima bikaba ngombwa ko yitabaza undi muntu ngo amusengere, ariko nanone bitari buri gihe buriya ntushobora kukwitabaza ngo usengere bitewe n'ikibazo mfite. Ikindi nshobora kuba n'urugero mfite ubukene nkakubwira Yoweri nsengera kugira ngo Imana imare ubukene, mfite ikibazo gikomeye cy'urugo nsengera kugira ngo Imana igikemure, kandi noneho nasenga koko bya bintu twasengana turi babiri bya bintu bigakemuka, Imana ikururuka ikabana natwe. Ntabwo abo bantu ngewe nabaca intege kuko gusenga no kuganira n'Imana. Ikibi nuko basenga basaba n'amaturo kugira ngo ngiye ngusengera ubanze unzanira amafaranga. Oya, ntabwo ibyo mbyemera. Cyangwa kwiri gusabiriza mpa amafaranga, ntabwo ibyo ngibyo Imana ibyemera. Imana yemera usengera umuntu nta kiguzi kuko waherewe ubuntu ugomba gutangira ubundi. Okay, bakunze Iby'Abahanuzi TV murumva ko izi nama izi mpanuro ari ibintu byiza cyane kandi umuntu wese agomba gukurikira. Noneho rero pastor waruvuze uti ubundi nk'umuntu agwaye nk'icyifuzo ngo musengere wenda cy'ubukene, hari nk'abantu n'urugero umuntu akakubwira ngo nsengere mfite ikibazo cy'ubukene kandi ukaba ufite ubukire ufite amafaranga, ubundi icyo ni icyifuzo cyo gusengera cyangwa uwo muntu ahubwo wamufasha ahubwo? Ubundi nk'umuntu mpamagaye afite ikibazo cy'ubukene arakennye kandi nanjye ndabibona, ni ngombwa gufata amafaranga nyafite cyangwa ngafata ibiryo, mfite umufuka w'umuceri ngomba gufata nibura ibiro 3-5 ngaha wa muntu akarya kandi tukanasenga. Nimba mfite amafaranga ndayamuha arye yikenure gure mu mwenda akeneye kandi tunasenga Imana. Niko bimeze. Pastor, hari inkuru ya warukomojeho, inkuru y'umubyeyi witwa Hana wari ufite mukeba we wamusererezaga amucyurira kubera nyine ko yari yarabuze urubyaro undi we abyara. Ubundi iriya nkuru ya Hana nuriya Penina niki yakwigisha umubyeyi uri kureba iki kiganiro? Ubundi Hana urumva yari ingumba ntabwo yabyaraga, yatakiye Imana igihe kirekire. Kandi abari kutwumva kuri Iyobokamana TV bose ntabwo ariko bafite abana. Hari abamaze imyaka 20 batabyara, hari abamaze imyaka 3 batabyara, hari abafite ibibazo bikomeye. Ariko gusenga byonyine nibyo bikingura ijuru, nibyo bikingura umuntu akavyara atagiye mu bapfumu, atagiye mu bakonikoni, atatanze utwiwe agasenga Imana. Erega amasengesho ntagurwa, amasengesho n'amasengesho kuko iyo usenze ibintu byose birakoreka. Uyu muntu rero icyo namubwira nawe yasenga kuko Imana itanga abana, itanga abana. Ngiye narabibonye, nabonye ko Imana itanga abana. Ntabwo ndi butanga urugero, ariko hari umubyeyi wacu hano Nyarugenge Imana yahaye umwana kandi ageze mu zabukuru, atuye Kacyiru, si ngombwa ngo muvuge izina. Nabyo ni igitangaza cy'Imana. Twajyaga tujya gusenga Imana ikavuga ngo nzamuha umwana, ushobora nawe kuba umuzi, nzamuha umwana kandi yarageze mu myaka mikuru ubona ko wenda atabyara, afite imyaka hagati ya 40 cyangwa simbizi, ariko arabyara. Imana imuha umwana. Icyo ni igitanga. Si nawe wenyine maze kubona, hari n'abamaze imyaka 10 barabyara, hari n'abamaze imyaka 5 barabyara. Ibyo ni ibimenyetso. Hari n'abamaze imyaka 6 barabyara, hari n'uwo nzi neza ngewe ngituye Kimisagara kera nyiri umukobwa yaje adafite umwana, arira ati Imana uzamu abana. Imana imuha abana, ubagize abana 4, yabyaye abana 2 nyuma byara impanga. Urumva ni igitangaza cy'Imana. Imana itanga abana.
nawe ndagukangurira gusenga. Mu gusenga niho hava abana, mu gusenga niho hava umugisha, mu gusenga niho hava amafaranga, mu gusenga niho hava ubutunzi, mu gusenga niho hava buri kimwe cyose. Kandi nubwo nawe hari umuntu ugukina ku mubyimba kutabyaye, mubabarire nawe siwe, ahubwo ni Satani ugira ngo agukine ku mubyimba akubuza amahoro. Babarira, icyo nicyo ngusabye cyonyine. Mwabyumvishe ati ni mubabarire kandi mwuzure imbabazi. Ariko pastor, iyo bavuze ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, babashatse kuvuga iki? Ibyo nakwifashisha Bibiliya, Imigani ibice 18 umurongo wa 24 haravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Umukene ugenda atunganye aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Inshuti nyinshi zisenya urugo. Wenda nk'urugero, wowe ushobora kuba ufite inshuti nyinshi, ufite izugaburira, urumukire n'urugero, kandi twicaye hano ubundi urumukire pe, Imana yakugiriye neza bitewe n'uko ungana, Imana yakugiriye neza rwose. Hari ukuntu umuntu yadakize imutiza ataye kugira ngo hatazagira umuntu umusuzugura. Niyo waba ukene, nyine n'urugero ngo haye, ntabwo ndi kuvuga ko ndi umukene, ariko niyo naba ndiwe ntiwabimenya kubera ko Imana ifite ukuntu imisha muri taye. Niyo abantu nkagaragara nk'umukire, niyo naba nkennye abantu nayo babimenya. Nabyo bibaho. Ariko ngiye kukureba nsanga uri umukire. Haleluya. Icyambere impamvu uri umukire nuko ufite Yesu muri wowe. Iyo Yesu agutuyemo nawe ukaba umutuyemo, ubu uri umukire. Kandi tugiye kura dusanga utaburara, tugiye kureba dusanga Imana yarakurinze. Ntago wacitse akaguru, ntago wacitse akaboko, amaso ni mazima, umubiri wawe wose ni muzima, muri make uruzuye hose, uri umukire. Ndabyemeye. Uri umukire rwose. Icyo twagishimira Imana ko Imana yaguhaye ubukire. Amen. Twabishimira Imana ko Imana yampaye ubukire kuko mfite Yesu. Yesu ari muri nge nanjye ndi muri we. Amen. Amen. Hanyuma ufite inshuti nyinshi, ariko muri izo nshuti nyinshi hari zitagukunda, hari zidakunda urugo rwawe, hari zidakunda umuryango wawe. Noneho umwe aciye inyuma araje arakubwira ati ariko wari uzi n'ibindi, umugore wawe mufatanye n'umugabo, none rero ndashaka ko mutandukana. Ubwo nta rusenya ntibirangiye. Hirya haturutse indi atari ko wari ubizi, kanaka mubonanye na Isiraheli, umugore wawe mubonanye na Isiraheli aka kanya, ngwino mbe nkwereke naho mbabonye. Wawe wagenzura nuko umuzi ugasanga bamubishyira. Undi gatuka hirya atari ko wari uzi, iyo weranywa inzoga namusanze mu kabara ari kunywa inzoga, namusanze ari gutereta udukobwa. Urwo rugo ntirusenyutse. Baragusanze bakubwiye umugore, umugore baramusanze bamubwiye umugabo. Icyo gihe urwo rugo rusagira amahoro? Biragoye. Wararugaburiye, wabazi ihene yose, urayiteka, urabagaburira, bararya, barahaga. Ubaha buri kimwe cyose bakeneye, barishima, baranezerwa. Ariko uyu munsi wa none barangije bashatse kugusenyera. Inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko abishuti iramba ku muntu. Ariko inshuti iramba ku muntu nabonye ni Yesu. Amen. Ufite Yesu uba ufite inshuti. Reka nkubwire, iyo urwaye, umugore ashobora kukuvaho, umugabo ashobora kukuvaho, ariko inshuti ariyo Yesu Kristo ntishobora kukuvaho, kuko niyo papa wawe, niyo mubyeyi wawe. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Kuko ubukira n'icyubahiro ndetse n'ubugingo biriwe, ahandi biriwe. Inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko abishuti iramba ku muntu. None se pastor, inshuti wabwirwa n'iki? Inshuti nzima n'inshuti mbi Imana izayikwereka n'umutima njyanama wawe. Imana ishaka kukubwira ati kanaka ntabwo ari mwiza, ariko kanaka ni mwiza mu bana. Okay. Kandi nawe ubyiyumvamo muri wowe. Oya nibyo. Ejo bundi merutse gufata telefone yanjye nkajya ndeba abantu bose batamfitiye umumaro, ndasiba nimero nsigaza ubasigamo abantu bakeya hano. Nibyo se? None hariho umuntu ufite muri telefone umwaka ugashira ataraguhamagara, nawe wenda ntutamuhamagara, nsogo abakumariye ikiza. Ngewe ntacyo ndabarikira. Gusa wenda ntunga rutokira umwe abo bantu nanjye ndarwitunga. Kuko hari abantu bumva karibo bazahora bagirirwa neza gusa, ukavuga ngo se ngo barunaka ngo matuze muri telefone ntibampamagara, wowe se kutabahamagara. Kuki ushaka ko
ibyo bakugira udashaka kubigirira abandi. Hari inkuru imwe numvishe cyangwa ibintu bitatu numvishe. Maze gusengana n'abakozi b'Imana bagera nko muri 5 cyangwa 10 simbizi. Ukajya kumva umwe ukumva ngo igihe nasengereye uyu muntu ngo yarashubijwe, ngo yabaye umukire, yabonye ubutunzi, yabonye amafaranga, ngo ariko ntabwo anyibuka, yaranyibagiwe. Ese nkubaza unsubize, ubundi ikiguzi n'amafaranga? Amasengesho ni ikiguzi? Iyo wasenga kugira ngo azakwishyure, gusenga kugira ngo umuntu asubizwe, Imana imugirire neza. Rega none se abatubanjirije ntibasengeraga abantu bagakira bakakumye bagakena? Ubukene bwawe buzwi n'Imana. Ntabwo ari ngombwa ngo ugende wiri kuvuga cyangwa ujye kuvuma abantu mu butayi. Harabona najyaga mbona bazirika ibyatsi ngo bagiye kuvuma abantu, bakikorera amabuye. Kuko duhiritse ibuye niko duhiritse runaka. Hari n'uwo nigeze mbona waruguye mu mugezi. Byagenze ute? Ibinagwa mu mugezi, yaraguye mu mugezi ngo agiye guhirika abantu. Nk'abantu b'Imana mwaretse tugakizwa. Umuka w'Imana ubuyoboye bene uwo muntu wikorera ibuye ngo agiye guhirika umuntu ngo kumpiritse ibuye ngo kumwiyimanga ngo niko miritse runaka, ngo niko mutongokeje. Kubera yuko yakwimye amafaranga, kubera yuko Imana yamugiriye neza iramushubije, aho utakwishimiye ko Imana yamushubije, ko nawe arejo ugiye kuvumana. Reka nta muntu wagwa amafaranga Imana itamukoreyemo. Ubundi Imana iduha ubuntu bukaduha abantu bakaduha ibintu. Waruzi yuko yuvumye umuntu amaraso yuzayabazwa, amaraso y'abari ku mutwe wawe uko byagenda kose. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntitukavumane, kuko nuvumana uko byagenda kose amaraso ye akujya ku mutwe. Ikizamubaho cyose kizagukubira inshuro 100. Numwaturiraho icyiza, Imana izaguha umugisha. Numwaturiraho ikibi, Imana izaguha umuvumo ari wowe. Bisaba ko twaturi ibyiza buri gihe, kuko iyo watuye icyiza nawe ubona icyiza, ariko iyo watuye ikibi ntacyo ubona, ntabwo ubona icyiza. Bisaba ko twaturirana ibyiza, kandi turabahesha biki bumugisha. Aho umukozi w'Imana ari, aho umuhanuzi ari. Ese ubundi umuhanuzi ni iki? Ndabizi. Umuhanuzi nuhanurira mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo nibwo buhanuzi butavangiye. Ni nabwo nemera ngewe. Nubwo mbwira ngo ndi umuhanuzi kuko mvuga ijambo ry'Imana, kandi nanarisomye ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Ariko uranerekwa da, urerekwa. Ninde wabikubwiye se? Urumva gesa ntiwampanuriye? Ryari se? Warampanuriye. Nibyo se? Byari ukuri se? Kandi byarasohoye bimwe muri byo. Wampanuriye ibintu nka 5 amaze gusora kimwe n'igice. Cyakora uranshekeje. Yewe ntabwo nzi ko mpanura, nubwo nzi ko nerekwa. Cyakora mpanurira mu ijambo ry'Imana. Ubwo nagusomeye ijambo ry'Imana urafashwa birasohoka. Oya. Nyine urumva abahanuzi n'abantu babasha kugira bakamenya amabanga y'Imana bakayazanira abantu b'Imana nyine tu. Imana ibimpe ndabikeneye ahubwo. Amen. Imana inyuzuza umwuka wera ibimpe, kuko ninyuzuza umwuka wera ibintu byose birakoreka. Ahubwo wongererwa ariko urawufite. Nuzugiye kuhakana ubuhanuzi bwawe n'abantu wahanuriye bose, ubwo ugiye kubahakana kuyoboka Imana tubiko udafite Imana yo guhanura. Ntabibabwira ngewe. Hari abantu bazi ko mpanura ngewe. Nyine urabihakanye ko nta kudahanura, mbivuge ko ubyihakanya bari yongera titre. Mwene umuhanuzi Jeanet yabakanye, yabwiye abantu bose yahanuriye ko umuhanuzi mu ijambo ry'Imana. Wakunze biyoboka Imana TV. Ariko nubundi ikiza ntabwo ari ngombwa umuntu agende yirata ngo ndo umuhanuzi. Hari abantu rega babigira. Hari umuntu adorotse guhura arambwa ngo ukuntu maze iminsi ngo gusaba ikiganiro ngo warakinyimye, ngo ntabwo uzi ko ndi umukozi w'Imana, ngo ndi umuhanuzi wayo, ngo nzakuvuma shaho nutitonda. Kwashirara Yesu. Ndabaniye ati none ugezeho kunkangisha ko umukozi w'Imana ngo uzamvuma. Ndabani none se nagwaye gahunda rimwe urayica, 2 urayica, 3 urayica. None ngo kuko wayinsabye nanjye ndafite umwanya ngo uzamvuma. Ndabate ubundi bene imivumo ifata umuntu pastor. Ntabwo bibaho. Baramu yagiye kuvuma ubwoko bw'Abisiraheli. Agiye kubuvuma kuko Baraki yaramutumye kujya kumuvumira abantu Abisiraheli. Koko Abisiraheli bari bakambitse mu kibaya, ariko we ntabwo yabishakaga. Yumvaga ko ari ubwoko ashaka ko buhava akabuvuma, wenda bugapfa bukarimbuka.
ariko ntabwo yarazi Imana ituye mu Bisirayeli, ntiyarazi Imana igendera mu Bisirayeli, ntiyarazi Imana ikorera mu Bisirayeli, ntiyarazi Imana ivugira mu Bisirayeli. Ngo umugabo arahaguruka asanga Baramu, rega ni mukubara ndi kuhashaka nuko ntarahabona neza. Asanga Baramu, gusomere aburetse asanga Baramu, amubwira ati hari ubwoko bunjengereje, burara busenga nkabura amahoro, burara bukabyina nkumva nta mahoro mfite, ngwino ubavume, none ngwino umvumire buriya bwoko, kuko ngewe buntesheje umutwe, bumbujije amahoro, nta mahoro mfite, niba bavume, niba bakure mu nzira, ngewe simbashaka. Aramubwira ati kandi ngewe nzagukiza, nzaguha umugabane wa 1/3 cy'ubutunzi bwanjye, ariko bamvumire baveho. Abisiraheli bari kurara basenga, baririrwa basenga, ntazi icyo bari cyo. Nuko arangije, kubera ko yumvisha ubutunzi ko bari bumuha amafaranga. Ubu ngubu hari abahanuzi bahaguruka babapangiye ati muhaguruke mugende muhanura ibyo ndi bubabwire, nimumara guhanura ibyo ndi bubabwire ndabaha amafaranga cyane. Umuntu agacimirana agahaguruka ati ngewe Imana imbwiye ko Jacqueline azaba umugabo wawe, Jacqueline azaba umugore wawe, niko Imana imbwiye. Uwa kabiri akaza, uwa gatatu kaza, nyamara si Imana yabimubwiye, ni umusore wamutumye kugira uko akeneye uwo mukobwa. Siko mu bahanuzi hasigaye harimo abakomisiyoneri, niko bimeze, nukuri kose pe, akarya amafaranga bakakomisiona umukobwa ari bakamuzengereza ati umuhanuzi w'icyango gagwamagara n'uwo mu ruhengeri nahe bakabagambanye ko ati ubu buhanuzi buvuye impande n'impande z'igihugu, ati iyi ni Imana ivuze kabisa, kandi bagukomisiyonye bantu mwitonde. Ni mwitonde, mu bahanuzi harimo abakomisiyoneri, byarakaze. Mu bahanuzi harimo abakomisiyoneri babesha ngo Imana yavuze itavuze. Simvuze ko abahanuzi bose ari abibinyoma, ariko mushishoze kandi muzabamenyera ku mbuto zabo. Nawe rero uyu muntu wavuze ngo azakuvuma, ijambo ry'Imana bavuga ngo nta uvuma w'Imana itavumye, nta urakarira uw'Imana itarakariye. Tugiye kureba dusanga Baramu yarahagurutse, afata amatandiko ashyira ku ndogobe, afata abagaragu be baragenda. Ngo bakigera mu nzira basanga marayika yabatangiriye, atangira indogobe. Ngo Baramu arangije akubita indogobe, arayibwira ati ntwara. Indogobe nayo yari yamaze kubona marayika, kandi marayika yari afite inkota yaka umuriro. Ngo yayibona agahungira hamwe, ngo arangije ngo afata indogobe arayikubita. Ngo ayikubise aramubwira ngo nkubitiye iki aka gatatu, imufashe kubera iki nkubise aka gatatu, nkubitiye iki? Ntago najyaga ngutwara neza. Iyo wambwiraga ngo njye mu mujyi wa Kigali si twagendaga, iyo wambwiraga ngo njye mu Burayi si twagendaga, iyo wambwiraga ngo njye Cyangugu ntitwagendaga. Nigeze ngusuzugura se kuki nkubise? Ngo marayika ahwejesha amaso ya Baramu, aramubwira ngo nje kugutangira kuko nabona ugiye gukora ikintu kibi, wari ugiye kuvuma Abisiraheli. Ati none se mwami nsubira inyuma? Ati hoya ntusubira inyuma, wowe ugenda uvuge icyo ndi bugutegeka aba ari cyo uvuga. Ati iyo utagira indogobe yawe mba nakwishe, mba nkwishe. Ati iyo ngufashe ati wadari kukwica. Ati indogobe niyo ati yakugize kuva yambonye mbere. Ubundi buriya sinzi watwigisha atubwira ngo uriya mutipe nyine wari ugiye kuva Isiraheli, ati marayika amubwira kuriya, ati burya ntiramubwiye ngo agende, nuko yari yananiranye yigize isirigama. Imana amwanti gwiyugwa ohoha tumuka, nta kundi wahananiye genda nyine, ajyana uruhushya rumeze rwo kohoha no kugwiyagwa nyine tu. Ariko w'impamvu yarahagurutse nuko yari yumvishe ko ari bubone ubutunzi bw'isi. Ubundi ubutunzi bw'isi bugushije abantu benshi, ubutunzi bw'isi bugushije abagabo, ubutunzi bw'isi bugushije abagore, ubutunzi bw'isi bugushije abakobwa, bugushije abasore. Ariko mumbabariye gato tugakiranuka, tukajya turya ibintu bivuye mu maboko y'Imana, byarushaho kuba byiza. Kuko uyu nawe we yarahagurutse azi ko byarangiye agiye kuva mu bwoko bw'Imana, ariko Imana amuga ati wowe uvuga icyo ndi bugutegeke cyose aba ari cyo uvuga.
ntukore ikosa kubera ko Bibiliya iravuga kubara ibice 23 umurongo wa 19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze no gukora ntizagikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntizabisohoza dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Urumva Baraki yarababaye cyane aravuga ati ariko reka tuzamuke ku musozi nitumara kugera ku musozi nibura wongere utambe ibitambo wongere ubamvumire ariko agasanga Imana yahagaze ikamwereka icyo avuga mu mbabare tuvuga iby'Imana ivuga ibyo itavuga tubyihorere tuvugisha ukuri guca muziko ni gushyi nimba Imana ikweretse ko umuntu ari bugwe akavunika bimubwire nimba Imana ikweretse yuko ari bukire Imana ikamuha ubutunzi bimubwire nimba Imana ikweretse yuko apfa bimubwire ntumuhishe nimba ari umuntu ugomba gusenga asenga Imana imukize erega Imana irica kandi gakiza ishiri kuzimu igakurayo ikura umutindi kucyavu kamwicazanya n'ibikomangoma niko Bibiliya wari mwene ngofera gahinduka mwene boss wow ni nako bimeze agacira akaba umuntu ukomeye natwe rero nk'abakozi b'Imana namwe muri kunyumva namwe bahanuzi muhanura ariko mufite imitwe myinshi mubireke Imana ifite butunzi zabubaha ukajya kuriganya umuntu yigeze ashaka kuriganya umuntu imodoka ambwira ati Imana irambwiye ngo mpi imodoka akaru wasara imuhaye urufunguzo ararubika reka karagiye gutako gakino urufunguzo ararubika jipe nziza cyane arangije ubukobwa aravuga ati imodoka barayintwaye ndabigira nte ubwo se buva kandi Imana yo mwijuru yavuze ko imodoka bayimutwaye kandi ari guyitaza ahubwo ati imodoka ya modoka Imana irayintwaye nyine bwari ubwesikoro bari bamwesikorotse abakozi b'Imana baresikoroka ariko tugiye kura dusanga atari abakozi b'Imana abo ngabo nabakozi ba Satani kuko umukozi w'Imana ntabwo yesikoroka umukozi w'Imana avugisha ukuri kandi akarya ikivuye mu kuboko kw'Imana ejo sinzi umuntu wari uri kumbwira ukuntu umukozi niba ari umukozi w'Imana niba ari igisambo cibisha ubuhanuzi gerutse kumuhamagara kimubwira ngo ukuntu Imana ngo yamutegetse we ko umurongo akoreramo ngo niyuko ngo mbere yuko agusengera mbere yuko ngo akora deliverance ngo ari kubanza gutanga amafaranga none umuntu amubwira ati none se ko amafaranga umuntu yatanga ari ishimwe wabanje ukansengera ibyo usengera nibikemuka ko nzaguhishimwe ati suwo murongo Imana yambwiye ti winteranya n'Imana ati Imana yambwiye ko babanza kumpa amafaranga kuko ndavuga nti mwoka byaramwe koko ubu no gukorera Imana cyangwa n'ubucuruzi mu by'ukuri ubwo n'ubucuruzi ntabwo ari gukorera Imana kuko umukozi w'Imana ntavuga atyo umukozi w'Imana akora iki Imana imutegeka gukora kandi avuga iki Imana imubwiye kitamubwiye akakireka nimba bamuhamagaye adashoboye gusenga akabyihorera ko ntabishoboye nyine akabwira Imana ikururuka ikabana nawe kandi ubundi impano y'Imana rega ntabwo yinginga impano y'Imana ni impano y'Imana nyine kandi impano y'Imana tugiye kura dusanga ari Bibiliya rega nta kindi ubuhanuzi bukomeye ni Bibiliya okay bakunze Iby'Abahanuzi TV mwabyumvishe ni ikiganiro cyiza cyane twagiranaga na Pst Jeanet agiye gufata iminota nk'itanu byibuze adusengere abantu bose baba bagiye banyandikira tumbasengere baduha ibyifuzo bitandukanye ngewe rimwe na rimwe dore ngewe byarananiye kubesha abantu nani ngewe rero ndi umunyamakuru cyo koze ndi umukristo ndi umurokore ariko impano yanjye niyo gukora itangazamakuru ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana babafashe gusenga ibintu bitandukanye Imana igende batabara ariko nanjye uko nshoboye nzajya mbingingira Imana uretse ko nanjye ibyanjye byo mwiyoboka Imana bitabinyoroheye kubona umwanya wo gusengera abandi bantu ntabwo byoroshye ahubwo ngende gusaba inkunga y'amasengesho ngo bansengere nabi batansengera ni hatari birakomeye okay tugenda tugiye gusenga Imana ariko hari ijambo ry'Imana ngiye nakunze cyane abacamanza ibice 13 marayika igice cya mbere marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya icyakora imyaka 40 nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa umugore we yari ingumba itigeze kubyara marayika w'Iteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati
dore uri ingumba ntiwigeze kubyara ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba ari umunaziri ahereye akiva inda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Izi nkuru ndazikunda cyane. Uyu mugabo umugore yari ingumba. Mama wa Samusoni yari ingumba, kandi ngo yarageze mu zabukuru, n'umugabo we yarageze mu zabukuru. Urumva birumvikana ngo ariko ngo marayika ngo arabagenderera, bari mu murimo barabagenderera, arababwira ati ngewe nje kubabwira yuko umwaka utaha nk'iki gihe muzabyara umwana w'umuhungu, kandi ntimuzanywe ku kintu, ntimuzanywe ibisindisha arizo nzoga, ntimuzarye inyama z'intonorano cyangwa ikintu cyose cyipfushije, kuko uyu mwana azaba umunaziri, niwe uzarokora Abisiraheli. Ngo Uwiteka yatanze Abisiraheli mu maboko y'Abafilisitiya. Muri icyo gihe yari yaratanze Abisiraheli mu maboko y'Abafilisitiya, ngo Abafilisitiya bazengereje Abisiraheli cyane, ariko Imana irarakara cyangwa irababara, bituma Imana inda y'uyu mugore ngo iyifungura kugira ngo abyare, ngo nuko abyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu ariko ngo marayika araza aramugendera aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu. Uyu mwana ntuzigere unywa igisindisha. Ubundi igisindisha ni inzoga. Yego. Bibiliya iravuga ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Ushukwa nazo ntagira ubwenge. Urumva iki nacyo ni igisindisha. Bishatse kuvuga ko kuva kera habagaho inzoga. Ngo ntazanywe igisindisha cyangwa n'ikindi cyose, cyangwa n'inyama izi ikintu cyipfushije, cyangwa n'inyama z'intonorano, mbese ntazakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ngo arangije arigendera. Manowa ngo araza bagirana ikiganiro n'umugore we. Umugabo aramubwira ngo uyu muntu w'Imana nibura yakongera akagaruka, nkongera nkagirana ikiganiro nawe nkacyumva. Ngo bagiye kubona ngo nanone ngo abona wa mugabo araje aramubwiye ati umwaka utaha nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu niwe uzacungura Abisiraheli, kuko igihe Abisiraheli bamaze babaye ni kinini, niwe uzabacungura. Ngo nuko kandi ntuzarye ikintu cyose gihumanya, ntuzanywe ikintu cyose gisindisha, kuko uyu mwana azaba umunaziri. Ngo nuko umugore arirukanka cyane azana Manowa. Ngo akihagera ngo abaza uwo muntu w'Imana, ntabwo yari yamenye ko ari marayika, ariko yari azi ko ari umuntu usanzwe. Ngo amaze kubimubwira ngo aramubwira ati noneho reka nkubwire, Imana ikubwiye yuko umwaka utaha nk'iki gihe umugore we wazabyara umwana w'umuhungu, ariko ntimuzanywe igisindisha icyo ari cyo cyose, ntimuzarya ikizira icyo ari cyo cyose, kuko uyu mwana ari umunaziri, kandi ntimuzamwogoshe imisatsi. Muri iki gihe abantu bogoshwe imisatsi, bari abakozi b'Imana bogoshwe imisatsi, bubahaga Imana bogoshwe imisatsi, babwirizaga ubutumwa bwiza bw'Imana bogoshwe imisatsi. Ariko ndabakangurira kongera gusenga, imisatsi yanyu ikongera ikamera, cyangwa umwuka wera kongera akabazaho, kuko umwuka wera yarazimye muri mwebwe, umwuka wera yaragiye. Ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umwuka w'Imana wongere ugaruke muri mwebwe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umwuka w'Imana wongere ukorere muri mwebwe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umwuka w'Imana wongere uture muri mwebwe. Mureke ibyaha, mureke gukora nabi, mureke gukuramo amata, mureke gusambana, mureke kubeshya, mureke gutukana, mureke kwigirira nabi, mureke kwiyahura. Iyo umuntu yiyahuye ntabwo abona ubugingo. Iyo umuntu yiyahuye burya ararimbuka. Bantu mwe mutekereza kwiyahura ni icyaha. Kwiyahura ni icyaha mw'abagabo mwe, kwiyahura ni icyaha mw'abagore mwe, kwiyahura ni icyaha mw'ababyeyi mwe, kwiyahura ni icyaha mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe. Mureke kwigirira nabi, kuko iyo umuntu yiyahuye nta bugingo abona, ararimbuka. Satani aba yamwibye.
none rero satani najya kuzanira icyo kintu ujye wihutira kugikura mu matwi, wihutire gusenga, wiyamu wa mudayimoni, kuko ni umudayimoni ushaka kukurimbura wowe, ni umudayimoni ushaka kurimbura umuryango wawe. Uyu munsi wa none wogoshwe umusatsi, ariko uyu munsi wa none Imana yakumereza umusatsi ukongera ukaba neza, ukongera ukamera neza, ukongera ukagira ubuzima, ukongera ukagira amahirwe, Imana ikururuka ikongera ikabana nawe, Imana ikagendana nawe, Imana igakorana nawe, Imana ikongera ikakuvugisha, ukongera kumva ijwi ry'Imana, ukongera ukaba umukozi w'Imana, ugasengera abantu, ukavuga ubutumwa. Nawe wari waraguye, ongera ubyuke, wari umukozi w'Imana, ongera ubyuke, wari umuririmbyi, ongera ubyuke, wari umunyamasengesho, ongera ubyuke, ongera ubyuke, kuko ni igihe cyo kubyuka. Yaba uri hanze, yaba uri mu Rwanda, yaba uri mu bihugu bitandukanye duturanye, mubyuke, kuko Imana yiteguye kubakira, iteze amaboko. Kandi iyo umuntu umwe akijijwe mu isi, mu ijuru impundu ziravuga. Ngo Manowa aramubaza, amaze kumubaza aramubwira ati humura uzabyara umwana w'umuhungu. We yarashidikanyije mutima ati ko se nibyo koko uyu muntu ubu ntatubeshya, ariko cyari igihe kiwe Imana yarije kumutabariramo. Imana igitabara umuntu bikemera, Imana igihindura amateka umuntu ibi bikemera, yagiye yahindura. Ndibuka neza ngewe nararaga mu buvumo, nararaga seje murahazi muri Depense, nararaga muri Toilette yaho, nararaga mu bizu bidakinze, ariko uyu munsi wa none ndara mu nzu. Uyu munsi wa none Imana yampaye abana, nari nzi ko nta bana nzagira, ariko uyu munsi wa none Imana yangiriye neza, yanyaguriye umuryango. Muhumure. Ntabwo nari nuko wenda utanzi, nunzi nkiri mutoya bamasengesho nimba banzi simbiza, ariko masengesho uranyibuka, uranzi uko nari imeze. Numvaga ntago bitazaba, ariko Imana irangije imbeshaho ubu ndiho. Haleluya, ndiho. Uyu munsi wa none nawe Imana yagutabara, uri mu bibazo Imana yagutabara, ufite ikibazo cy'amadeni Imana izagikemura, wowe injira mu gusenga. Ikindi nakora ariko gusenga udakora nabyo sibyo, ugomba kujya gukora. Niba ari ugucuruza ukajya gucuruza, kandi abantu bose siko bacuruza, hari n'abahinga. Umuntu agahinga kugira ngo abone umusaruro nuko ahinga, kugira ngo umuntu abone umusaruro nuko akora akazi k'ingufu, ariko ukanasenga. Iyo umuntu ari gukora aranasenga bikemera. Cyagiye uri kuri mashini urasenga bikemera, ukajya usenga ukabwira Imana uti Imana ururuka kuri iyi mashini, Imana ikururuka ikabana nawe. Humura, ntiwigire nawe, ntucike intege, humura. Ariko ntabwo Imana ishaka kujya mu bapfumu, Imana ntishaka kujya mu bakonikoni, Imana ntishaka kujya mu myuka mibi. Hari imyuka mibereka itagaragara ariko irahari. Mureke kwigirira nabi, mureke gutanga ibyanyu ngo mugiye mu bapfumu, kuko iby'abapfu biribwa n'abapfumu, niko Bibiliya ivuga. Mureke dukiranuke ku gato no ku kanini, tuzabona ubugingo buhoraho. Igituma Imana yagendereye uyu mugabo Manowa n'umugore we nuko bakiranukaga, bubahaga Imana, bagendanaga n'Imana uko Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana yabagiriye neza. Mu muryango wabo hakavamo umuhungu bitaga Samusoni. Umuhungu yararwanye, yakoreye Imana, yacunguye Abisirayeli mu gihe cyari gikomeye cyane. Imana yaramumuhaye nkuko yari yarabivuze, ngo ariko ko kanya ngo akihagazaho aramubwira ati se nkubagira umwana w'ihene. Aramubwira ati ngewe ntabwo ndya. Aramubwira ati ariko witwa nde? Ati ngewe izina ryanjye riratangaje ntiwarimenya. Nta nubwo yari ataramenya yuko Imana bari kumwe, yari ataramenya ko Imana yamanutse ngo babane, yari ataramenya ko Imana iri muri we, yari ataramenya ko Imana turi kumwe. Aka kanya twicaye Imana turi kumwe. Amen. Aka kanya twicaye Imana yamanutse. Sinzi ko mutari kubona Imana, ariko Imana irahari. Kandi Imana igaragarira mu bikorwa by'umuntu, Imana igaragarira mu gukiranuka k'umuntu no mu mbuto z'umuntu. Mwera imbuto zikwiriye abihanye kugira ngo Imana yururuke ibane namwe. Ngo nuko Imana ngo marayika aramubwira ngo haguruka rero ujya gutamba igitambo. Ngo ndaba mpari. Ngo aragenda arahaguruka, aragenda afata umwana w'ihene arabutamba. Ngo akimara gutamba ngo marayika arahagaza aho ngaho, ngo ibirimi by'umuriro ngo birazamuka. Marayika azamuka muri ibyo birimi by'umuriro. Bahita bamenya yuko bari kumwe n'iki n'Imana. Ngo barangije ngo baragwa, ngo baragwa, bari bagize ubwoba kuko bari kumwe n'Imana kandi batabimenye. Ngo baravuga ngo turapfuye. Umugore aramubwira ati iyo tuza gupfa ntabwo marayika yari
tuba twapfuye kare ntabwo twari gupfu ahubwo marayika yemeye igitambo cyacu ese muri iyi minsi marayika ari kwemera igitambo cyanyu ese muri iyi minsi amasengesho yanyu ari kwemerwa ese muri iyi minsi ibintu byanyu biri kugenda neza mureke mukiranuke Imana izururuka ibane namwe Imana izururuka igendane namwe Imana izururuka ikorane namwe Imana izururuka ivugane namwe Imana izururuka igendane namwe muhumure Imana muri kumwe ntabwo Imana yabataye kandi namwe mwaguye ngo naho umuntu yagwa azongera byuke mwongere mu byuke ntabwo Imana yabibagiwe Imana iri kubagendaho kugira ngo mwihane kugira ngo Imana yururuke igendane namwe ikorane namwe ivugane namwe ibahindura amateka y'ubuzima Imana ibaha umugisha ndabakunda cyane abankurikiranye kuri Iyobokamana TV ngiye kuvuga nimero zanjye nimero zanjye ni 078 30 gatandatu karindwi kabiri kabiri icyenda 078 gatandatu karindwi kabiri kabiri icyenda Imana ibaha umugisha reka dusenga Imana Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje wabanye natwe uraturinda turindira ubugingo n'umubiri habwa icyubahiro sengera abafite ibibazo kugira ngo bikemure sengera abafite intambara kugira ngo zikemure ndabasengera Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti iri jambo ribabohore rigiraho ribakura rigire naho ribashyira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wigaragaza uyu munsi wa none mwami ubohore buri wese mwamuboshye ufite ibibazo ufite intambara ufite ibigeragezo mwami uwo Mana nyiringabo uwahuye n'ibigeragezo bikomeye ibyo bigeragezo bikureho uwahuye n'amakuba ayo makubu yakureho uwakuye mwami Imana n'intambara izo ntambara uzikureho turabasengeye Imana twirukanye imbaraga mbi z'umwijima twirukanye ibitero by'ikuzimu tunanije ibibonaniza turwanyije ibarwanya mu izina rya Yesu Kristo Mana nyiringabo dusengeye abafite uburwayi kugira ngo ubukize dusengeye abafite intambara kugira ngo zikureho dusengeye abarwanwa kugira ngo bikureho dusengeye abadafite akazi ngo kabahe dusengeye abafite ibibazo amarira gahinda kugira ngo bamara gahinda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turazi neza ko ushoboye byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe uyu munsi wa none Mana wakora igitangaza ku bwoko bwawe ugahindura amateka mu izina rya Yesu hari abambuwe amafaranga Mana bishyurize Mana nyiringabo hari abafite akazi bakora ariko ntibishyurwe ubishyurize mu izina rya Yesu Kristo sengeye ubwoko bwawe hari abazungwa n'abirabura ndabasengeye Mana nyiringabo ari mu Rwanda no mu mahanga mu bihugu bitandukanye ubagirira neza buri umwe wese uri bwumve Mana nyiringabo iri jambo ahumurike agubwe neza aryama sinzire hari abadasinzira Mana ubaha ibitotsi basinzire hari amamwa Imana abafite intambaro zikureho harabagiye mu bapfumu birabagaruka uyu munsi wa none wahora imitima yabo wahora imibiri yabo wahora mwami ubugingo bwabo hindura amateka ya buri umwe wese Mana nyiringabo Mana isumba byose uri Imana ikiza sida ukiza sida umuntu wese urwaye sida umukize umuntu wese urwaye ibibembe umukize umuntu wese urwaye malaria na corona ubakize kuko uri Imana ishoboye byose ujye ukiza indwara zinzaduka ibintu byose bikagaragara turasenza Imana ukiza indwara za diabete tuzi neza kuzikiza nta kintu cyakunaniye Mana nyemerera utabare buri wese ufite buri ikibazo cyari cyo cyose mwana w'intama w'Imana usa n'imitima yasenyutse usa n'imibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo usa n'ingo zasenyutse mu izina rya Yesu Kristo uhindura amateka Yesu Kristo amanukire muri bo Mana nyiringabo ature muri bo agendere muri bo ahindura amateka kuko uri Uwiteka ryo zina ryawe urakoze kubyumvishe Mana kandi kurutse kubana nabo amen.